Shalom shalom bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ngiye muganira muri kino gitondo cyamugiye kuganira nitwa Bagabo Joseph kandi ngarutse ku bwa Saveur Divine. Nkuko mumaze kubimenyera urubuga Saveur Divine rubategurira insanganyamatsiko tuganiraho mu gihe cy'umweru kandi mwuka wera turamushimira cyane kuko abidufashamo. Iki cyumweru turimo tuganira ku nsanganyamatsiko yitwa ijambo ry'Imana. Bene data dusangiye kubagezaho ibiganiro batangiye bivuga guhera ku munsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, nanjye nibyo ngarutseho kuri uyu munsi wa gatanu. Kandi nkuko mumaze kubimenyera ni insanganyamatsiko imwe tuganiraho mu gihe cy'icyumweru. Nanjye rero ndi kuvuga hejuru y'ijambo ry'Imana. Bene data iyo tuvuze ijambo ry'Imana duhita twumvamo ibintu bibiri. Twumvamo ikintu kimwe cyitwa ijambo, icya kabiri cyitwa Imana. Haleluya. Ariko uko tubivuga ari bibiri hari icyo bita biduhereza interuro imwe ivuga ngo ijambo ry'Imana. Iyo tuvuze ijambo ry'Imana hari ukuntu umuntu ahita atekereza ko hari n'andi magambo yigeze abaho cyangwa se ajya abaho. Hari amagambo y'abantu bamwe na bamwe tuzi bigeze bakomera muri iyi si. Hari amagambo y'abami, hari amagambo y'abakuru b'ibihugu, hari n'andi magambo y'abantu bakomeye mu maserivisi atandukanye, hari n'amagambo y'abantu bafite ubushobozi hano muri iyi si, hari n'andi magambo amwe namwe twagiye twumva ndetse abantu bakayakurikirana ku mateleviziyo, ku maradiyo, kubera ko yabaga ari amagambo y'abantu bakomeye runaka mu buryo cyangwa ubundi butandukanye. Ariko bene data ijambo ry'Imana ubwaryo ryo ritandukanye n'ayo magambo yose. Ikintu gituma ijambo ry'Imana ritandukana n'ayo magambo yose nuko amagambo y'abakomeye, amagambo y'abami, amagambo y'abakuru b'ibihugu, amagambo y'abantu bakomeye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ajya agera igihe akarangira cyagata agaciro bitewe ko nabo igihe cyabo cyarangiye. Bivuga ngo amagambo yabo arangira n'igihe cyabo, ariko ijambo ry'Imana ryo ntizigera rita agaciro, ahubwo rizahora ryemye rihagaze rifite agaciro karyo, kuko n'Imana y'ibihe byose yo ntigigira igihe ngo irangire cyangwa se ngo igihe cyayo kirangire. Ntigira amanda, ntigira igihe, ntigira ubwipfa, ntigira ubwisaza, ntigira ubwivaho. Ariko andi magambo yose waba warumvishe, andi magambo yose y'abakomeye y'abaraciyeho iyo yegera igihe akarangira. Tuzi amagambo yigeze avugwa cyane abantu bakayatega amatwi y'abantu bagiye babaho bakomeye mu binyejana byashize, ariko igihe cyarageze ayo magambo ntakibukwa. Ariko ijambo ry'Imana ryo rihora rikomeye kandi rihora ryibukwa. Yesu nashimwe. Turimo tuganira rero hejuru y'ijambo ry'Imana. Icyo Imana ashyize ku mutima wanjye ko tuganiraho uyu mwanya ni ijambo ry'Imana nk'umuti urinda umuntu ibicumuro. Ni ijambo ry'Imana nk'umuti umara inzara mu muntu. Ndagira ngo tuganire kuri amagambo abiri muri uyu mwanya muto dufite. Ijambo ry'Imana nk'umuti urinda umuntu ibicumuro, ijambo ry'Imana nk'umuti urinda umuntu inzara. Iyo usomye ijambo ry'Imana n'ubundi muri Zaburi y'Ijana umurongo wa 11 hari amagambo Dawidi yavuze. Yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ndagira ngo ubwire ngo ijambo ry'Imana iyo ribitse mu mutima wawe rikurinda ibicumuro. Nta kindi gihesha umuntu gukiranuka. Niko n'umuririmbyi yaririmbye, uretse kuba umuntu yuzuye amagambo y'Imana. Niba ushaka kubaho mu buzima bukiranuka biragusaba kuzura amagambo y'Imana. Iyo usomye Bibiliya ukareba zira ntwari zo kwizera bariya tugenda dufatiraho urugero, yaba ba Yobu, yaba ba Daniyeli, yaba ba Aburahamu, zira ntwari zo kwizera nabo bose mvuze n'abandi bose tugenda tubona muri Bibiliya, nta kindi cyabahaye kunesha, nta n'ikindi cyabahaye gukomera, yewe no mu minsi mibi bacagamo buretse ko bari batunze ijambo ry'Imana. Ndakwingingira mwene data gutunga ijambo ry'Imana, ndakwingingira mushiki wanjye kuzura amagambo y'Imana kuko bizakurinda ibicumuro. Icya kabiri twavuze ndashaka kubabwira ijambo ry'Imana rijya rikora nuko ijambo ry'Imana rimara inzara mu mubiri cyangwa se mu mutima ufite inzara. Aya magambo Yeremiya yavuze igihe yari ari mu bihe bitamworoheye bitamumereye neza. Iyo usomye Yeremiya 15 umurongo wa 16 aravuga ngo amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya. Amagambo y'Imana ajya aribwa. Yeremiya aravuga ngo amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya. Iyo usomye imirongo yo hejuru yari ari mu gihe cyo kwiheba, yari ari mu gihe kitanejeje, yari ari mu gihe cy'amaganya, yari ari mu gihe cyumva cy'ibibazo cy'inzara, ariko aravuga ngo amagambo yawe maze kuyabona ndayarya, ngo maze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanjye.
Ndajya kubwira ngo ijambo ry'Imana iyo ritashye mu mutima w'umuntu yuzura umunezero n'ibyishimo. Kabone nubwo waba uri ahantu hatameze neza, kabone nubwo waba uri mu gihe cy'intambara cyangwa cy'ibibazo, ariko ijambo ry'Imana uririye wuzura umunezero n'ibyishimo, kuko nitiriwe izina ryawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka nkubwire ngo ijambo ry'Imana rituma twitirirwa izina ry'Imana. Haleluya, haleluya. Ndabingingira bashiki banjye, ndabingingira bene data, mwebwe muzumva iyi audio kugira ngo muzashishikare kuzura amagambo y'Imana mu buzima bwanyu, kuko bitwuzuza umunezero n'ibyishimo. Amagambo y'Imana araribwa agatuma umuntu ahaga nubwo yaba ari mu kindi gihe gikomeye cyangwa se kitameze neza. Mwene data, komera ku ijambo ry'Imana. Twumvishije ibintu bibiri ijambo ry'Imana rikora mu buzima bwacu. Ijambo ry'Imana ririnda umuntu ibicumuro. Ushobora kubaho wibaza ngo mbese ni gute nabaho mu buzima budacumura, ubuzima butagira ibicumuro? Tunga amagambo y'Imana. Ijambo ry'Imana rizakurinda ibicumuro. Ibi ni Dawidi wabivuze, yavuze ngo nabitse ijambo rya mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Reka nkubwira ngo aho ijambo ry'Imana ridari abantu baracumura, ariko aho ijambo ry'Imana riri icumuro birahunga. Nta kindi kizirukana ibicumuro mu buzima bwawe buretse kubika ijambo ry'Imana rikaba ryinshi muri weho. Reka nkubwira ngo nta kindi cyakumara inzara mu buryo bw'umwuka, inzara mu buryo bw'umubiri buretse gutunga ijambo ry'Imana. Reka ngusabire kugira ngo ijambo ry'Imana ryuzure muri weho ribe ryinshi kandi rigwiriye muri kino gihe dusoyemo. Tugeze mu bihe ijambo ry'Imana ribuze, abantu bakifuza ibya mirenge, abantu bagatunga bakagira ibya mirenge, ariko bagahora bashaka n'ibyo bakene, bagashaka n'ibyo abandi, abantu kunyurwa bikabura, abantu bagahora bareba hejuru, abantu bagahora bifuza ibintu hirya no hino, bagahorana umutima uhangayitse. Nta kindi kibitera ni uko ijambo ry'Imana riba ryabuze muri bo. Impamvu uzabona umuntu afite ibintu byose, umuntu afite ibikenewe byose, ariko ntashire irari ry'iby'isi, ni uko ijambo ry'Imana ryabuze muri we. Ariko aho ijambo ry'Imana rigeze ritanga kunyurwa, rigatanga gushima, rigatanga kunezerwa. Nta kindi cyatuma uhaga ukabaho mu buzima wumva wishimiye, ukabaho mu mubereho wumva unezerewe Imana, ni ugutunga ijambo ry'Imana. Ahatari ijambo ry'Imana abantu ntibanyurwa, bahorana inzara y'iby'isi, ariko aho ijambo ry'Imana riri abantu baranyurwa. Aho ijambo ry'Imana riri bicumuro birahunga. Mwene data, tunga ijambo ry'Imana nk'umuti wirukana ibicumuro. Tunga ijambo ry'Imana nk'umuti utuma uba mu buzima buhaze, ubuzima buguwe neza. Reka mbigusabire muri kino gitondo kugira ngo Imana ibigushoboze kandi nanjye ibinshoboze. Imana yacu, Imana nziza kandi Imana y'imbaraga, turagushimiye ko ijambo ryawe ryagaragaye nk'umuti utuma ibicumuro bihinga mu buzima bwacu. Turagushimira ko ijambo ryawe ryagaragaye nk'umuti umara inzara. Reka mwene data n'umushiki wanjye bazumva iki kiganiro bose aho bari hirya no hino ku isi, ijambo ryawe rizarushaho gutuma bumva icyaha gihunga muri bo. Ijambo ryawe rizarushaho gutuma bumva bashize inzara n'inyota byo guhiga iby'isi kurusha uko bahiga kubana n'amahoro. Reka ibyo ngibyo uzabisoze mu bugingo bwabo no mu buzima bwabo, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.